ntukiganyire cyane kandi ntugakabirize ibintu. Uyu mubumbe w'ubururu wiburungushuye isi, buri gace kawo kose kagerwaho n'imyambi y'ibyago. Si wowe wenyine kandi si nabwo bwa nyuma ibyago bishobora kuba bikugwiriye. Gusa nanone nawe ntukabe nka wa mwana murizi udakurwa urutozi, ndetse n'ibito byose bibaye ugasanga uvuga ko bitagucaho. Umunyarwanda we yarabivuze ngo inganyirizi ya cyane yaganyiye n'abayihema. Ibibazo bishobora kuba ari byinshi ndetse birenze ubushobozi bwawe cyangwa se bikuremereye. Umwanditsi witwa Joyce Meyer, umuvugabutumwa ndetse akaba n'umumisiyoneri mu bihugu bitandukanye, gasobanura yuko kuremererwa ndetse bishobora kuba ku muntu bimerwa n'ikintu kimwe: gutegereza gato, kuruhuka mu bwonko ndetse ugakora iyo bwabaga. Gucika intege no kwiganyira bisa no guhaguka kw'ishami wari wishingikirijeho maze ukagwa mu mpanga yakora aho udashobora kwivana. Nyamara kenshi tuba dufite amahirwe yo kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Gusa kenshi burya dukunda gukoresha amaganya ahari nk'igisubizo cy'ibibazo dufite, ndetse byinshi bikarengera bikagera naho dushyiramo ubutesi. Umwe mu migani izwi cyane nanjye narawusomye. Uwo mugani uvuga iby'umwana w'umushumba waragiraga intama kure. Uyu mwana yigiriye inama mbi ku gasusuruko kamwe maze atera hejuru avuga ati isega irandiye. Abantu barahuruye baraza twaje amahiri ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo bamukize isega yarije kumurira intama, gusa basanze iyo sega idahari ahubwo yikiniraga. Umunsi wakurikiyeho uwo mwana yongeye kubigira atyo, nanone aratabaza cyane ati isega irandiye. Nabwo abantu baraje ari benshi basanga wa mwana yikiniraga. Mu cyumweru cyakurikiye yakoze ibisa nabyo, abantu byabateye agahinda ndetse bafata n'umwanzuro wo kutazongera kumwumva. Burya uwifuza icyo azaba agira ati icyama nkapfa. Umunsi wakurikiye mu kindi cyumweru isega koko yaraje bya nyabyo, maze noneho atera hejuru ati muntabare we, ndababwiza ukuri isega ije kundya. Ariko kuko ubwa mbere yarabatesheje umutwe, uwo mwana nta muntu wabashije kuza kumutabara, maze isega iraza iramushwanyaguza ndetse irya n'amatungo ye. Igihe abantu babonaga atatashye kuko bagiye kureba ngo barebe icyo yabaye, bahageze basanze isega yamuriye. Yo, mbega ukuntu imikino myinshi irangira irimo amarira. Ese mu gihe cy'amarira koko twakakwiye gukina, cyangwa mu gukina twakwiye kuba twiteguye n'amarira? Dore inyabubire enye zitera ubukene n'ubuhanya n'umurengwe, ari nabyo soko yo kubihirwa n'ubuzima. Icya mbere, gukabya bitera kutanyurwa. Icya kabiri, kwiganya bitera gucika intege no kubura icyizere. Icya gatatu, ubunebwe butera ubugoryi n'ingeso mbi nyinshi. Icya kane, umurenge utera kwirara no kugwa muri sinamenye y'ibihe. Ntugakabye cyane mu buzima, ahubwo kora, tekereza kandi unihangane. Iyi ni inama na Kibuka. Njye ndi Ishimwe Josue Maripasi.